Mwaramutse neza twongeye kubasuhuza mwe mudukurikira umunsi ku munsi, ntago duhwema kubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana. Nkuko bisanzwe aha ni kuri sheni yacu kandi yanyu Umucyo Hambo, ni sheni ibagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere, amakuru avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, amakuru ajya agaruka ku madini n'amatorero ibigenda biberamo, ariko hari igihe kwambuka umugabane wa Afurika iyo bibaye ngombwa tukabagezaho inkuru zivugwayo. Ariko uyu mwanya turagira ngo dukomeze tubagezeho amakuru, ni amakuru nanone yerekeranye n'imyubakire cyangwa se mu cyiciro cy'ubukungu kigamije iterambere ry'abaturage. Ni inkuru igiye kugaruka, tunarebere hamwe dusesengure. Ni inkuru igiye kugaruka ku mushinga watangijwe ku itariki 3 z'uku kwezi kwa Mutarama. Ni mushinga watangirijwe hariya Kimironko Commercial Complex. Ni ukuvuga ngo ni umushinga ahagiye kubakwa isoko rishya, ndetse ni umushinga mugari, hazaba habarizwamo n'amacumbi, hazaba habarizwamo gare. Ni ibintu bikobiniye hamwe bizatwara akayabo k'amafaranga. Iyi niyo nkuru tugiye kugarukaho muri uyu mwanya. Icyo ngusabye ni uko niba ari ubwa mbere wakanda subscribe, ugakorera like iki kiganiro kandi ukagisharinga ahandi hantu hatandukanye. Komanteri yawe wibuke ko ikenewe. Bakunzi bacu, sheni yacu uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru ikomeye igiye guhindura isura y'ubucuruzi n'ingendo mu mujyi wa Kigali, cyane cyane mu gace ka Masoro na Ndera. Iyi nkuru nk'uko nari mbabwiye, igikorwa kigiye gukorerwa hariya Kimironko, ni kuvuga ngo ni igikorwa cy'ubukungu, ni igikorwa kizanira abantu bahaturaniye, by'umwihariko imirenge ihegereye, harimo agace ka Masoro n'agace ka Ndera. Masoro na Ndera hose, Remera, utwo duce twose, umurenge wa Remera hose ni ahantu haturaniye, hazaba haturaniye iri soko rya Kimironko, bidakuyeho n'indi mirenge iri hirya yaho. Ariko utu ni uduce twihariye dushobora kugirira amahirwe, dushobora kungukiramo cyane. Abaturage b'urwo duce bazabyungukiramo bikomeye. Rero ibi ni ibintu byiza, ni ibintu bikomeye. Iri soko tugiye kuvugaho, nk'uko hagiye haboneka uko bitangazwa mu gihe bari gufungura iri soko. Uhereye aho centre de santé ya hariya Kimironko yari iri, niho basize ibuye ry'ifatizo batangira kubaka isoko. Ibi ngibi ubyumve neza cyane. Shema yavuze ko aka gace kazaba gakubiyemo gare, isoko, inzu y'ubucuruzi, parikingi z'imodoka 1800 n'ibindi bitandukanye. Ibi byose bivuze ko ibi bivuze iki ku baturage ba Ndera na Masoro na Kigali yose muri rusange? Nk'uko nabibabwiye, ibi ngibi, iri soko ryafunguye ku mugaragaro, ritangira kubakwa, rifitiye akamaro ku baturage. Reka turebe ni akahe kamaro ko rino soko ribarirwa mu gaciro k'amafaranga. Ni ibintu byagiye bigarukwaho, ni ukuvuga ngo hari akayabo k'amafaranga iri soko rizajyana. Ariko bizagirira izihe nyungu abaturage? Ni izihe nyungu abaturage? Nihe bazungukira? Ibi ngibi nibyo tugiye gukomeza tuganira, turebera hamwe akamaro n'inyungu iri mw'iri soko ku bigendanye n'abaturage. Ni akahe kamaro iri soko rizaba rifite? Ni nakahe? Iri soko rero, uyu mushinga nk'uko nkubabwiye, ni umushinga mugari, ni umushinga ugiye
wamaze gutsindirwa na kampani yitwa Gasabo Investment Company. Yabuguze iyi kampani yaguze ubutaka n'akarere ka Gasabo. Iyi kampani yaguze iyi kampani ya Investment Company yabuguze n'akarere ka Gasabo. Yabwishyuye miliyari 315 muri 2016. Ubyumve neza cyane. Iyi kampani rero niyigiye kubaka mu cyiciro cya mbere cyo kubaka Kimironko Commercial Complex, haherewe ku isoko rigezweho rizubakwa ahahoze ikigo nderabuzima cya Kimironko. Abo butaka bugiye kubakwamo isoko haherewe mu gice. Ibi ngibi ubikurikira neza cyane, aya makuru arizewe. Umenye n'amakuru ndetse n'abantu banda gushinga business nshya, mumenye amakuru. Kimironko igiye kwimuka. Iriya soko rya Kimironko ririya rigiye kuvugururwa, hose hazubakwa amazu atandukanye, ari gare, ari amazu agezweho, amazu afite inyubako zigezweho zigendanye n'iterambere ry'umujyi. Ry'umujyi nkuko byagiye bigarukwaho. Murabona ko Kimironko ituraniye Stade Amahoro, ituraniye Arena, ituraniye ibikorwa byinshi bikomeye bisaba ko nayo ritaguma hagati idafite iterambere rifatika. Rero weho unyumva, weho kumva iri soko rizagirira akamaro abantu benshi, rizagirira akamaro abaturage. Ariko se nakaye kamaro nyine koko rizagirira ku baturage? Ibi ngibi nakaye kamaro bizazanira ba rubanda rugufi, aho twita ba rubanda rugufi. Ni nakaye kamaro iri soko rizagirira ba rubanda rugufiya? Nakaye kamaro bizazanira abanyarwanda bose muri rusange? Kimironko imirimo yo kubaka iri soko yatangijwe kuwa 3 Ukuboza, ikazasozwa mu gihe cy'umwaka n'amezi 4, ririkwaye miliyari 22. Umuyobozi wa Gasabo Investment Company Shema Fabrice yavuze ko uyu mushinga ugamije guhindura agace ka Kimironko kandi ko hazubakwa ibikorwa remezo bigezweho. Rero hagiye kubakwa ibikorwa remezo bigezweho, hagiye kubakwa nyine ibintu bitandukanye bya binduzi by'ibikorwa remezo. Hazaba harimo aho kwidagadurira, hazaba harimo gare, gare yo mu mazu yapana ndi zisanzwe muzi, imodoka zishobora kwakira imodoka nyinshi cyane nkuko byagiye bisobanurwa n'uyu muyobozi. Iri soko rero rizagenda ryubakwa mu byiciro bitandukanye. Icyiciro cya mbere tubonye ko cyahereye hariya hahoze centre de santé ya Kimironko. Hariya hahoze iyo centre de santé niho ibi byahereye ku itariki 3 ejo bundi nibwo bafunguye ko igice cya mbere kiri soko kizaba cyaratangiwe kubakwa kandi kikazarangizwa nibura mu mwaka umwe n'amezi 4 nkuko umuyobozi wa Investment Company yabitangaje ariwe Shema Fabrice. Rero ni igice gishobora kuzatwara arenga miliyoni 20 z'amadolari. Ntabwo ari gare isanzwe, ni gare ubwayo. Inyubako zayo ziba ziteye amabengeza bikajyana n'igihe umujyi ugezemo. Nukuvuga ngo ahangaha bagiye bagaragaza ibice bizagenda byubakwa. Hazubakwa ibikorwa remezo bitandukanye, harimo gare, harimo nyine iri soko, harimo amacumbi, byose bifite amamiliyari, bifite amamiliyoni bizagenda bijyana. Nko kubaka isoko na gare bishobora gutwara arenga miliyoni 45 z'amadolari. Miliyoni 45 z'amadolari. Ibi ngibi mu byumve neza cyane. Inyubako y'isoko izaba igizwe n'amagorofa 6, arimo 2 yo hasi azifashishwa nk'ahantu ho guparika imodoka zigera kuri 400. Ibi ngibi
mwumve ko ari amahirwe igihugu cyacu kiba cyegereza abaturarwanda bacyo. Rero reka turebe iri soko rivugwa, iyi gare ivugwa, ni uwuhe mumaro ishobora kuzagirira abaturage? Ni izihe ngaruka nziza ibi bizagira ku baturage batuye kiriya gice? Eske bari basanzwe bakorera mwaririya soko? Ni akahe kamaro? Ni izihe ngaruka nziza? Ni izihe mpinduka zirenze izari zihari? Reka tubirebere hamwe. Urasanga ingaruka nziza nk'uko tugenda tugira experience mu Rwanda ahantu hamaze kugera ibikorwa remezo. Murazi ko ahantu hageze umuhanda haba hari urujya n'uruza rw'abantu, imodoka zikabasha kugenda nta kibazo, abahasura bagahasura nta kibazo. Hanyuma umuza mubona ahantu hagize kaburimbo bahita kubaharema ahantu nakwita arete cyangwa gare, cyangwa bakaharemera imodoka zajya zihaza zitwara abagenzi, bahashyira linye. Mu yandi magambo yo muri transport bahita kubahashyira linye y'imodoka izagiza igatanga service kuri babaturage. Rero n'iri soko n'ibi bikorwa remezo bigiye kugera kwegerezwa abaturaniye cyangwa se hariya Kimironko, bigiye kuhabarizwa. Icyambere bizazamura umucyo, bizazamura agaciro. Umujyi wa Kigali uzaba uri kugenda ugana mu iterambere. Ibyo nibyo mpita ko mbona ku mwanya wa mbere, umujyi wa Kigali ukeye. Nkuko intego y'umujyi wa Kigali ni Kigali nyine ikeye, ni smart Kigali. Ni smart, ni umujyi uri smart, ni umujyi kandi ukunda kuba ya mbere mu rwego mpuzamahanga. Kigali iza ku myanya ya mbere rero byihariye mu rwego rwa Afurika. Rero niyo mpamvu iri terambere nirishyika hariya hantu, icyambere isoko rifite imyanya irenga 250. Bivuze ko hazavuka imirimo mishya. Harimo imirimo mishya ishobora kuvuka, izavuka imirimo mishya myinshi. Azaba ari imirimo myinshi mishya, imirimo y'ingeri zitandukanye. Rero icya kabiri, umwanya umwe kugura miliyoni 40 bishobora gufasha abashoramari batari bakeya. Ni ukuvuga ngo mu gihe ririya soko rizamara kubakwa, biriya bikorwa remezo, ushobora kugenda ukigurira, ukagira uruhare kuri cya cyumba cy'ubucuruzi, wakigura nk'uko byagiye bivugwa kandi bigarukwaho, ukaba ushobora nawe kuba wifitiye izo miliyoni 40, ukaba wakwiguriramo inzu yawe cyangwa icyumba cyawe cy'ubucuruzi, shambure yawe y'ubucuruzi ikaba ari yawe ikwanditseho iterambere. Rero ibingibi bizaba bishobora gukomeza iterambere ry'igihugu. Bishobora kandi gufasha abashoramari batari bake, ariko nanone birasaba gutekereza ku bacuruzi bato. Ibingibi abacuruzi batoya nibo bagakwiye cyane kurebwaho kugira ngo babashe kuzamuka, kuko kenshi yari aho ibikorwa biza bigatuma babandi baciriritse bagenda bakimurwa muri bya bindi by'iterambere biza bihasanga. Ugasanga bo barimuwe, bajyanwe kure y'ibyiza bije bibasanga, kandi bagakwiye kuba nabo ari abantu babigira nk'uruhare, ari abantu bagakwiye kuba babifite nk'uruhare. Byagakwiye bagiriraho ingaruka nziza. Ibi ngibi mubyumve neza cyane. Abacuruzi batoya bakabaye batekerezwaho cyane. Bazabafasha bite kubinjiza muri iri soko? Rero ni gute bazagera mwari iriya soko? Niho kugira ngo iriya soko rizaba rikiri ku rwego rwabo. Ahangaha bakwiye gufashwa, kuko baravuga ati igiciro kizaba ari gitoya uhereye kwa kiriya cyiciro cya iriya soko batangiye bubaka, ngo igiciro kizaba kiri hasi. Niko bagiye babigaruka, ariko ntago nyine batangaje ngo nangahe, ariko basezeranya ko igiciro kizaba kiri hasi. Icya gatatu hazubakwa aparitema, imyidagaduro na parikingi z'imodoka 1800. Bivuze ko aka gace kazahinduka centre
y'ubukerarugendo n'ubucuruzi. Ni ukuvuga ngo aya mahirwe harimo nk'uko twabivuze, hazubakwa ibintu by'ibikorwa remezo bitandukanye. Hazubakwa za paritema zitandukanye, imyidagaduro, parikingi z'imodoka 1,800. bivuze ko aka gace nyine birumvikana n'izihagera ibikorwa remezo mu gihe bihari, aka gace gahinduka agace k'ubukerarugendo. Hazaba hari ibintu byose bikenewe abantu bashobora gukenera, abakerarugendo bashobora kuza bakabona buri kimwe cyose batagiye kure y'aho hantu. Uku niko bimeze. Icyiciro cya gatatu, kugira muri 2028 hateganyijwe kwimura abakorera muri gare n'isoko, bikazatwara asanga miliyoni 60 z'amadolari. Bivuze ko Kigali iri kwinjira mu cyiciro gishya cy'iterambere. Ibi rero mu icyo cyiciro muri 2028 hateganyijwe kwimura abakorera muri gare n'isoko, bikazatwara miliyoni 60. Ibi bivuze ko Kigali iri kwinjira mu cyiciro gishya cy'iterambere. Ni ukuvuga ngo muri 2028 nk'uko hagiye tubigarukaho, bizafasha n'iki gihe birumvikane bamara kwimurwa, Kigali iri kugenda yinjira mu kindi cyiciro gishya kandi gikomeye cy'iterambere. Ni ukuvuga ngo rero muri aka gace nk'uko byagiye bisobanurirwa n'umuyobozi wa company wa investment company, yagiye asobanura, arushaho gusobanura ko atari ibintu by'isoko gusa, ntabwo ari ubucuruzi gusa. Yavuze ko bagomba gushyiramo n'inyubako zo guturamo, aparitema, kandi byose bikaba ari ibikorwa bigurishwa. Ibi mubyumve neza cyane. Muri iki cyiciro kandi hazubakwa n'inyubako n'ibikorwa remezo bitandukanye by'imyidagaduro bizajya bifasha gice n'abagituriye. Rero ibi ngibi mubyumve neza cyane. Uyu Shema niyo wabisobanuraga, umuyobozi wa company investment. Rero mubyumve neza cyane ko bizahindura ubuzima bw'abaturaniye iri soko, bw'abaturaniye ibi bikorwa remezo. Kandi Shema yakomeje asobanura ko aka gace kazaba gakubiyemo ibintu byinshi birimo gare, isoko, inzu y'ubucuruzi, ububiko bw'ibicuruzwa, icyumba gishobora kwerekanirwamo ibijyanye n'inganda ziri Masoro, parikingi zifite ubushobozi bwo kwakira nyine nk'uko nabivuze imodoka 1,800 n'ibindi bitandukanye. Ibi ngibi mubyumve neza cyane ko ibi byose ari byiza cyane. Rero ibi bikorwa remezo biza bidusanga ni amahirwe, namwe mu mahirwe dukwiriye kungukiramo, yaba ari abanyabushobozi bukeya ndetse n'abanyabushobozi babo hejuru, mu rwego ruri hejuru. Abacuruzi bakuru bakwiriye gushyigikira abacuruzi bato kugira ngo nabo kuko ibintu nimagirirane nabo batazagorwa iri terambere. Rero iri soko mumenye neza ko ririya soko na gare muri 2028 rizaba riri kwimurwa hariya hantu, ariko ntago rizimurirwa kure. Birumvikana ko nababwiye ko hariya hahoze centre de santé, ariho isoko rizahita ko ryimukira, kugira ngo hariya hita kwakoreshwa hatangira naho gukorwa ibyo bikorwa bindi bikomeza. Rero ahangaha icyo tubereye hano no kumeza kutubagezaho amakuru atandukanye kandi agezweho. Aya ni amakuru nakwita ay'ubukungu, umenye iterambere ry'igihugu cyawe, umenye iterambere ry'agace uherereyemo, byose bigufashe kugira ngo ubeho mu buzima bufite intego. Rero amakuru yacu nakagaruka, nitukomeza kubona andi makuru turagenda tuyabagezaho. Niba ari ubwa mbere kanda subscribe, kandi niba waramaze kuyikanda, waramaze kwiyandikisha nawe ukaba utarafungura inzogera kugira ngo uzajye ubona notification, nabwo wayikandaho, ugakorera like iki kiganiro niba wagikunze, kandi ugakora share, ugasharinga ahantu hatandukanye
ahandi Imana igakomeza kuguhereza umugisha. Shalom shalom, amakuru yacu nakagaruka.